ngenda mbyibuka nagize nk'imyaka 7 urumva ko umwana w'imyaka 7 aba n'umwana umeze neza urerwa n'ababyeyi ugira ariko ngiye mu myaka 7 nari umwana uzi kwishakira amafaranga mbese mu myaka 7 nari nzi buryo kinabasha gukora ikintu kimbyarira amafaranga kituma nibeshaho mbese niyo mpamvu nakubwiye ngo mu myaka 7 ngewe niguriraga kariso nkigurira udukweto mbese nkigura buri kimwe cyose cyo nakeneraga Imana itugirire neza nkurira muri ubwo buzima rero urumva ko butari buryoshye bitewe naho navukiye ariko Imana ikomeza kundinda Imana iranyimana Imana ishimwe Imana igidufasha mu bitugerageza byose ikabana natwe ubwo rero nk'ubwo buzima nakuriyemo mbese uyu mujyi nawubayemo mw'ubwo buzima mva ko naravukiye nacuruje ibintu byitagataro kano birwa bazengukana mu mana ruva mu kazi kuko rwose ndabyibuka yamaze nk'umwaka w'inzoga nabizi ko azinywa kandi ataha mu rugo tubasuje kandi tubahe ikaze mu biganiro byacu ku biriho TV musanzwe mudukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye ariko murabizi ko kuri ino channel dusanzwe twakira abakozi b'Imana uyu munsi twagize amahirwe yo kwakira uyu mukozi w'Imana nawe adufitiye ubuhamya bwagutse araza kubutubwira ariko mbere ya byose reka tumuhe ikaze kuri kamera zacu ndayishimye mu izina rya Yesu nitwa Umugabo Claudine n'uyu murambi sengera kuri ADEPR Mwami Yesu aduhana umugisha. Meze neza? Turashima Imana. Turabona urumva mushima Imana ubuzima ni bumeze neza iwanyu. Ndashima Imana uko biri koze ko ibirira tujya mu byiza no mu bituye dushima nanjye ndashima Imana yo mu ijuru. Ndashima. Mbere ya byose wenda dutangire mu dusengere kugira ngo ikiganiro cyacu kize kuragirwazwa n'Imana. Uherekera kose uri Uwiteka. Izina ryawe nirihimbazwe. Mana y'amahoro, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa. Uyu munsi turagushimiye kuri Imana igira neza. Turagushimiye kuri Imana ishobora byose. Turagushimiye kubw'umugambi wawe mwiza. Izina ryawe nirihimbazwe. Mwami Imana yacu, Data wa twese mwiza, ngwino ubane natwe tuyikora iki kiganiro. Uzubane natwe, utangirane natwe, usozanye natwe mu izina rya Yesu. Kandi Mwami Imana yacu, dutanga ubuhamya kugira ngo babwumva bunguke. Izina ryawe nirihimbazwe. Ufashe Mwami Imana abantu yo kurikira kino kiganiro bazabashe kungukiramo kandi bazabashe Mwami Imana kumva kuri Imana ifite imbaraga. Urakoze Imana y'ubutware ngo ngwino ubane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego. Reka tubaho umwanya rero muganiriza abantu bari ku biriho TV badukurikiye bifuza kumva ubwo buhamya mwaduteguriye mwari mwadutumyeho tuzaze muduha ubuhamya yego natwe twumva ko ari byo byiza ko twaza mukaganiriza abadukurikiye. Yego. Urakoze cyane Mwami Yesu abaho umugisha. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana muri Yohana ibice 14 turasoma titiri y'amagambo gusa. Avuga ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Imana nihimbazwe. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Bibiliya yakomeje atubwira ngo nta muntu ujya kwa Data atamujyanye. Imana ihimbazwe. Muri iyi nzira rero tugenda duramo n'ibintu bitandukanye bigora umutima wacu. Muri iyi nzira ya Yesu twatangiye hagenda habamo ibyiza n'ibibi. Imana itugirire neza. Rero mw'uru rugendo turimo rugana mu ijuru. Yesu niwe uvuga ngo ndi inzira n'ukuri n'ubugingo. Imana ishimwe kandi mu nzira ubundi mu rugendo uyu umuntu ari mu nzira habamo gusitara hakabamo gukomereka hakabamo komorwa mbese mu rugendo bavamo ibintu bitandukanye. Imana itugirire neza rero kandi Imana ihimbazwe. Nanjye shimye Imana yo mu ijuru ko muri rugendo rwo kurikira umwami Yesu nahuriyemo n'ibintu bitandukanye nahuriyemo n'ibyiza muriramo n'ibibi ariko Imana ibana nanjye. Haleluya. Ariko Imana ibana nanjye Imana nishimwe. Shimye Imana yo mu ijuru rero wenda ubuhamya mfite ubuhamya bwinshi uko navutse uko nakuze uburyo cyiciro ngezemo byose n'ubuhamya muri make ubuzima bwanjye bwose n'ubuhamya. Imana itugirire neza. Ubwo rero ndumva nababwira uburyo ki wenda nabyirukiye mu rugo rutameze neza mbese rudashimishije ariko nyine ndabyiruka mbaho muri make kera bajyaga bavuga ngo urugo ruba rusaba umunyu nanjye nabyirukiye aho ngaho. Imana itugirire neza. Ariko umugambi w'Imana uba muremure ku buzima bw'umuntu. Imana nishimwe. Ubundi ibintu tunyuramo byose biba biri mu mugambi w'Imana kandi biri mu rukundo rw'Imana. Imana nihimbazwe. Ibintu byose bitugeraho uko byaba bimeze kose byaba biremereye byaba byoroshye byaba bikomeye byose ni umugambi w'Imana. Imana ishimwe ko igira umugambi w'umuntu kuva ukivuka kugeza igihe cyose ugezemo.
ukuvuga ngo buri mwaka Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Buri kwezi ni ukuvuga ngo buri joro Imana ifite umugambi, kuko buri Imana itagufiteho umugambi waryama nubyuke bugacya byarangiye. Ariko kubera umugambi Imana ibidufiteho ihora iturinda ku manywa na nijoro. Imana nishimwe. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Nta muntu ujya kwa Data adafite Yesu. Imana ishimwe. Iyo dufite Yesu no mu bitugerageza turakomera. Aleluya. Iyo dufite Yesu no mu biturwanya turakomera. Iyo dufite Yesu mu bibazo duhura nabyo turakomera. Imana nishimwe. Rero ngewe nabyiruke nyine mu rwo mbabwiye, nuko nabyirutse mbese ndi umwana. Muri make hari igihe abandi bana bavukiye mu ngo zimeze neza, nk'ubu abana twebwe tubyara bavuka basanga ibintu byose bihari, tubafatira buri kimwe, babona inkweto tubaguriye, bakambara imyenda tukabaguriye. Ako ngewe urugo navukiyemo nize kwambara inkweto ari njye uziguriye. Hari hehe wabyirutse ryari? Ubwo turagira ngo dutangire muri ibyo bihe, wari utuye he, byagenze gute? Murakoze cyane. Navukiye hano i Murambi mu karere ka Kicukiro. Nuye hano i Murambi nyine mu mudugudu wa Gatenga Murambi. Imana ishimwe. Ngewe ndikavukire muri uyu mujyi. Aho kuba kavukire n'ibyambuje kugira imibereho mibi. Navukiye hano kuri uyu mudugudu nyine hano i Murambi, na n'isaha niho nuye, ni naho nsengera. Imana itugirire neza. Ubwo buzima bwose ngewe nabunyuzemo ndi kuri uyu mudugudu ndi hinaha. Imana itugirire neza. Nuko byangendekeye. Umaze kuvuka byagenze bite? Tubwire. Nyine maze kuvuka urumva ko navukiye mu rugo rusaba umunyu, niko bajyaga bavuga muri make. Ariko Imana ingirira neza, Imana igenda indengera. Ngenda mbyibuka nagize nk'imyaka 7. Urumva ko umwana w'imyaka 7 aba n'umwana umeze neza, urerwa n'ababyeyi ugira. Ariko ngiye mu myaka 7 nari umwana uzi kwishakira amafaranga. Mbese mu myaka 7 nari nzi buryo kinabasha gukora ikintu kimbyarira amafaranga kituma nibeshaho mbese. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu myaka 7 ngewe niguriraga agakariso, nkigurira udukweto, mbese nkigura buri kimwe cyose cyo nakeneraga. Imana itugirire neza. Nkurira muri ubwo buzima rero urumva ko butari buryoshye bitewe naho navukiye, ariko Imana ikomeza kundinda. Imana iranyimana. Imana ishimwe. Imana ijya idufasha mu bitugerageza byose ikabana natwe. Ubwo rero nk'ubwo buzima nakuriyemo mbese uyu mujyi nawubayemo mw'ubwo buzima. Mva ko naravukiye nacuruje ibintu byita gataro, kano birwa bazengurukana mu muhanda ruva mu kazi. Naragacuruje ngacuruza igihe kirekire, ndakata muri uyu mujyi wa Kigali. Mbese nakoze ibintu imirimo ivunanye, ariko Imana ibana nanjye. Njya mbyibuka nko mu myaka 10 nari umwana uzi kujya kurangura. Hari ahantu twajyaga tujya gushaka ibintu by'imari byo kurangura nk'ibintu by'ibijumba by'imyaka kuri Nyabarongo, nuva mushobora kuba muhazi hariya mu Bugesera. Nkavana nk'umuzigo w'ibiro birenga 30. Mbese nuva ngenda nikoreye imizigo iruta ibiro byanjye. Imana itugirire neza. Ariko Imana igindura amateka. Nikoreye imizigo iruta ibiro byanjye, ariko nkaza ngacuruza, nkabonamo ikintu nshaka, mbese utwo nshaka nkatubona mu cyiciro naririmo, nkagenda mbona utwo nkeneye. Imana itugirire neza. Ubwo buzima rero nabubayemo burakomeza nyine. Ubwo urumva ko nuvuga ngo hari igihe umuntu aba afite ibintu byinshi byamutsikamiye, no kwiga nabona uko yiga neza, no kwiga nge nize nirwanyeho, ariko nyine sindinjije. Imana ishimwe ntago ndinjije. Imana ihimbazwe. Imana itugirire neza. Ubwo rero mw'ubwo buzima bwose nabayemo naje kugira nko mu myaka 10 muri make nagize mu myaka 15 ndi umucuruzi udasanzwe. Ndi umucuruzi uzi kurushaka imbereho, uzi kwirwanaho. Ndi umuntu wapanga umushinga ukagenda neza ukemera. Imana itugirire neza. Burya hari ukuntu hari abantu bamwe babeshejweho n'amashuri bize, akabona abandi bashejweho n'ubwenge bw'Imana. Imana yagiye ibaha. Abantu bose ntago babeshejweho nuko bize bakaminuza, ahubwo hari abantu babeshejweho nuko Imana yagiye ibaha ubwenge bakabaho. Imana ishimwe. Kandi twese mw'ubwo buryo turiho. Imana nihimbazwe. Shimye Imana rero ko nanjye nubwo nagize umugisha wo kwiga amashuri wenda y'isi menshi, ariko nanjye Imana yagiye imbeshaho mu bwenge bwayo, kandi mbaho neza. Numva mbishimiye Imana, kuko nubwo byagenze gutyo kose nabagaho nkabona icyo kurya, rimwe na rimwe no mu rugo nkabafasha. Urumva ko nta bushobozi bwari buhari buhagije, nukuvuga ngo nta bushobozi bwari buhari, ariko nabayeho kandi no mu rugo babaho. Imana nishimwe. Rero Imana itagira uko igenza, irindi ijambo ryayo. Kandi burya umuntu wavutse Imana ikamukurikirana, yaravuze ngo muzagera mu zabukuru nyibahetse. Imana nishimwe. Mw'ubwo buzima bwose nagiye mbamo butandukanye, bubabaje, rimwe na rimwe burimo ibyishimo, ubundi burimo imibabaro, ariko Imana yabanye nanjye. Imana yabanye nanjye mu buryo bukomeye. Shimye Imana yo mu ijoro, nako yaranuje mu mujyi wa Kigali. Nubwo mavukira, ariko urumva ko ubwo buzima narimo ntago nabugomba kubona aho gutura. Ariko shimye Imana ko kugeza kuri iyi saha mfite aho gutura kubera Imana.
Imana ishimwe, ntabwo ndi umugore usabiriza, ntabwo ndi wa mugore ukikorera agataro, ibyo ngibyo Imana yarabinduhuye. Imana ihimbazwe, Imana igira uhura, Imana ijya itegereza umubabaro w'umuntu ikamuruhura ikamugira neza. Nshimye Imana nanjye ko yanduhuye iyo mizigo yose n'iyo mibabaro yansikamiraga, aho ngeze aha ngaha ndimo gushima Imana yo mu ijuru ko yabanye nanjye muri ubwo buzima. Imana nishimwe. Uva kuri ako gataro ryari byaje bite, urwo rugendo rwo kugeza uyu munsi uko kuzamuka byatangiye gute, byaje bite? Imana ishimwe, urwo rugendo ukuntu naruvuyeho rw'agataro, naje kugera mu gihe nyine mbona mbashe kubona udufaranga dukeya, nza gucuruza akantu gasa n'akabutike mbese. Ubwo nangahe? Kubera ko mu gihe wenda cyacu twebwe ibintu twakoraga ntabwo byabaga bihenze, n'ubucuruzi twacuruzaga ntabwo bwabaga ari ubucuruzi butwara ibishoro byinshi. Muri make ubwo mbese muri icyo gihe ufite nk'ibihumbi 100 waba ufite amafaranga ahagije. Mu bihumbi 100 wabaga wavanamo ikibanza, ko bavanamo butike, ko bavanamo buri kimwe cyose ukeneye, kandi ubuzima bukagenda neza. Rero ndabyibuka nangira gusa nuzamuka, natangiye gucuruza ubugari. Ubu nahereye ku 5,000 numva ko nangiye kuzamuka nkoza akantu k'akabutike. Natangiye ku 5,000. Mu uyu mwaka ubwo ni nko muri 2000, ni nko muri 2000 wenda muri 2000, muri 1998 nibwo natangiye ubwo bucuruzi. 98 no guhera ku bugari. Mera ku bugari ndabyibuka natwaye 5,000 ibyo nari mfite, ndajya kuburangura, ndagira mburangura Kicukiro hariya, ndaza nshaka akantu k'akazi k'abutike ngacururizamo ubwo bugari. Imana imeramo umugisha udasanzwe, Imana imumugisha rwose pe. Imana imumugisha mere ko ibyo 5,000 ndazamuka ndacuruza, nkajya mbona ngize amafaranga, nkajya mbona ngize umumaro, nkajya mbona mbese bwa buzima mu rugo bari barimo budafatika, mbona nagiye mbese kuba umuntu w'umumaro mu rugo, ndabafasha muri make mu rugo, mbona uburyo mbubakira amabati. Ndabyibuka ko amafaranga ya mbere nabonye nangiye kubona ari akantu mfatishije, naguze amabati 30 nubakira mu rugo, mbese ubwo nari narashaka muri make, nubakira mu rugo akazu ubona kameze neza, mbese ko mu cyiciro cyacu ariko kameze neza. Imana irabinshoboza, mbubakira ko kazu kamaze kurangira, nanjye nangira mbese kujya ngenda mbona hari ukuntu nangiye kumera neza, nangiye kugenda asa neza. Imana y'amahoro ishimwe ko yagingirira neza. Naje gucuruza ngera ku rwego hahandi nacururizaga makodesha ka kazu naje kukagura. Naje nyuma yo gucuruza ubugari wacuruje iki kugira ngo ugere kuri urwo rwego rwo kugura iyo nzu? Nyuma urebye nacuruje ibintu by'imyaka. Nyuma y'ubugari, mu bugari haje guhita havukamo ibitoki bino by'imbineke, haza kuvukamo amavoka. Muri make naje kuba umuntu, naje umucuruzi uciriritse udahambaye, ariko najyaga kurangura hariya za Kibungo muri Sake, nkagenda nkarangura imineke, nkarangura ibitoki bisanzwe, nkarangura ubugari, nkarangura amavoka, nkaza ngatara, nkacuruza nyine, nkajya nanjye mereza babandi babanyagatu k'agataro nacuruzaga bwa mbere. Nanjye naje kugira aho ngaho nkajya mbaranguza, nkabahereza naba ku gataro, abazunguzayi b'agataro nabo nanjye nagezo nkajya mbaranguza nabo bakajya gucuruza. Imana imaze kungirira neza, Imana yacu nishimwe. Nuko mbese nagiye mbana n'Imana. Hanyuma wagize aho ngaho, warumanje kutubwira ko wacuruzaga aho ngaho, ugira aho waguze inzu wacururizagamo. Nyuma yaho wagiye utera imbere ute? Nyuma yaho rero uburyo nagiye ntera imbere ni nkuko kose nagendaga acuruza, nyine umuntu acuruza agenda yaguka, yunguka utundi tuntu, ugenda mbese ugenda ureba ikintu cyo gukora. Hariho nk'ugiye wabonaga dufaranga kabanza, naje gucuruza ngera no ku rwego rwo kugira, hariho n'igihe nacuruzaga nk'ibintu bivuye i Bugande, hari igihe bajyaga batuzanira nk'ibintu by'ibitenge, ibintu by'ibiki, nkaza ngacuruza. Nyine ubuzima buraguka, ngenda naguka muri ubwo buzima, ariko nyine bidahambaye, ariko nyine mu cyiciro cyanjye nari ndimo, naho navukiye, naho nari ngeze, numvaga ari ishimwe ridasanzwe ku buzima bwanjye, numvaga bidasanzwe mbese. Yego. Nuko umara gucuruza, ubucuruzi wagumyemo n'ubwo ngubwo bw'ibitenge cyangwa hari ukundi wahinduye? Ubucuruzi ndagumyemo, urebye nubwo bw'ibitenge ntabwo nabutinzemo, nabukoraga mbese mu buryo bwo gucuruza ngenda, ntabwo ngize mbyicaramo cyane ndavuye ngo ngize iduka ryabyo. Ibyo ntabwo nabitinzemo cyane, ahubwo naje gukomeza bwa bundi nacuruzaga. Muri make nibwo nakomeje bw'imyaka, kuko nibwo numvaga afitiye Imana, ubwo nacuruzaga nibwo nakomeje gukora. Yego. Nuko watubwiye ko watangiriye ku 5,000, byakuze bite mu bijyanye n'ubushobozi bw'amafaranga? Muri make bya 5 ko nabitangiriyeho,
urumva ko natangiye ndangura ubugari nangura ubuntu bukeya mbese byagiye bikura bigenda bizamuka nakubwiye ukuntu naje kubona ubushobozi bwo kugura amabati nubakira mu rugo inzu nabikubwiye wayaguze angahe ubwo nayaguze nk'ibihumbi 50 naje kujya mu mafaranga nyaguze mu 50 urumva ko byari bikigura neza ibintu icyo gihe hari muri 2 byari maze kuba muri 2 byari maze kuba muri 2 kuko nakubwiye ko 9 gutya aribwo n'umunani aribwo natangiye ibintu nk'ibyo yego birumvikana wamaje gutera imbere imbogamizi wari ufite icyo gihe utaragira zari zimeze gute naratangira gucuruza imbogamizi nari ifite n'izimibereho yaho navukiye n'izimibereho mbese y'ukuntu ndabagaho kubona amavuta kubona umwenda wo kwambara byari imbogamizi ku buzima bwanjye ariko aho Imana ifunguriye ubwenge n'imbogamizi zarashize nangira kugira nanjye umumaro abandi nkaba nabona umuntu ushonje nanjye nkamugirira umumaro urumva ko imbogamizi zari zimaze kurangira Imana ari maze kunkorera ibintu bikomeye ariko ibyo wakomoje uti wabupfutse mu rugo rusaba umunyu nukuvuga iki rwari rukennye nta babyeyi wari ufite warubanye gute n'ababyeyi wenda n'ubudukurikiye nawe nabyo arashaka kubimenya murakoze cyane Imana ibaha umugisha kuvuga urugo rusaba umunyu n'urugo rukennye muri make n'urugo rukennye ariko rwarimo ababyeyi bombi nari ifite data afite na mama ifite n'abavandimwe banjye ariko muri make urumva ko rwa rugo rukennye rwa rugo ruciriritse rukennye mbese rwari rukennye gute ubwo gukena nukuvuga ko nta bushobozi twari dufite nta bushobozi bwari buhari nyine bwo kuko twaba ko tubishaka cyangwa tukabona ikintu dukeneye nta bushobozi bwari buhari nyine Imana igenda itanga ubushobozi ariko kugeza ubu ngubu ntabwo tukiri babandi nyine abo ngabo n'urwo rugo navukiyemo nubwo atari rwo nkirimo ariko ntabwo ari urugo narwo ruciriritse narwo n'urugo ubu rumeze neza rwose ubu n'urugo narwo rucumbikiye abantu n'urugo mbese Imana nawe yararuzamuye nabo ntabwo baciriritse cyane bameze neza Imana itugirire neza yego kugira ngo mubone ubwo bushobozi bwo kugira ngo mucumbikire abantu mbere mudafite inzu byabaye uruhe rugendo byagenze bite n'urugendo rurerure ariko urabona ko uko ibihe bigenda biza abantu barimo kugenda barushaho gutera imbere urumva ko n'urugendo rurerure kuba twaratangiye twubatse iyo nzu y'amabati 30 ari mu rugo urumva ko nabo bahise bakanguka batangira kugenda bose bakanguka bareba hirya no hino nabo baraguka mbese ubundi hari ukuntu nyine inzu iba ari imwe bakagenda bashyiraho izindi nuko bagiye baguka nabo kugeza ubu ngubu bakaba bafite uburyo ki bakwibeshaho kugeza ubu bakaba batakineza amaboko mu rugo nanjye ntabwo nyabateze urwo n'urugendo rurerure mbese byagiye bicamo urumva ko hagiye habaho kwaguka nko gufunguka mu mutwe nk'ubwo buryo mbese urugendo rurerure rwari rumeze gute mwakoze ibiki muri urwo rugendo muri make twebwe imirimo ikunze kuturanga mu rugo iwacu n'ubucuruzi twagiye tuzamuka mu by'ubucuruzi twese duhera aho hasi kandi ubwo ni ukuvuga ngo ndavuga abavandimwe banjye barusigayemo nabo bagiye ari uguhera hasi bakagenda bazamuka bamwe bagenda biyubakira amazu abandi bagenda mbese baguka muri ubwo buryo ubu bose baratuye Imana yatugiriye neza ubu bose baratuye rwose bameze neza na mama hari ameze neza nta kibazo afite nawe ameze neza nawe n'umukecuru umeze neza ukijijwe ushima Imana utambese utagira ikintu umubura n'umugeze mu maso nawe kugeza uyu munsi afite abantu agenda afasha kubera ko Imana yaje kumuzahura imugirira neza Imana yacu nishimwe uko kugira neza kw'Imana ubu ngubu muhagaze mute wenda mu bijyanye n'ubushobozi kuko urumva mwatangiye muri abakene ubu ngubu umuntu wenda utakuzi kubera icyo ushimira Imana ni ibiki yabaye ubu ngubu mufite impamvu ndimo gushima Imana si uko dufite ibya mirenge ariko igikuru twatangiye tuvuga ngo dusomera ngo Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo ni ukuvuga ngo mu nzira ya Yesu twagiye twungukiramo ibintu bikomeye muri iyi nzira ya Yesu tukimara kumenya Yesu tumumenye nk'umwami n'umukiza yagiye aduteza intambwe akagenda twungura ubwenge agenda mbese aduha kwaguka muri makeya twagiye duhabwa kwaguka mu nzira ya Yesu yagiye abana natwe mu buryo butandukanye Imana yacu nishimwe kuko iyo wizeye Yesu hari ibintu agenda dukorera bitandukanye n'ibyo abantu bagukorera ni ukuvuga ngo ibyo ubushobozi abantu batabasha kuguha n'abavandimwe bataguha iyo wizeye umwami Yesu mu nzira ya Yesu nakubwiye ngo haribamo ibyiza n'ibibi muri iyi nzira utubonamo ibyiza n'ibibi rero mu nzira ya Yesu natwe twagiye dukuramo ubwo bushobozi bwose n'ububasha bwo kugira ibintu tugeraho kubera Yesu kubera Imana Imana ishimwe umuryango wanyu mwari mukijijwe byaje ryari kugira ngo mumenye Imana urakoze cyane umuryango wacu ntabwo twari dukijijwe
muri make njye nabo twari abaporoso twavutse turi abaporoso ariko nyine hari ukuntu abantu baba ari abanyedini ariko badakijijwe ariko bakaba ari abanyedini badakijijwe ubwo rero ni mw'ubwo buryo twese twari abaporoso b'abanyedini ariko dukunda gusenga ariko hari ukuntu nyine muri iyi minsi abantu dukizwa ukabona ko umuntu arakijijwe nawe ukabyiyumvamo ubundi hariho n'igihe umuntu ajya gusenga arimo gukurikira abandi ariko nyine udakijijwe ubu rero twese twarakijijwe turabapanekoti Imana itugiriye neza twaje gukizwa tubapanekoti njyewe nabatijwe 97 nibwo nabatijwe mu mazi menshi Imana ishimwe nibwo nabatijwe mu mazi menshi 97 ubwo nabwo kubatizwa n'ubuhamya bukomeye mbese nurundi rugendo nk'umunsi wo kubatizwa kwanjye nabatirijwe rimwe n'umutware twabanye tubatirizwa umunsi umwe no muri Yorodani uwo munsi noneho tubatizwa tutanaziranye uwo munsi mbese urumva ko ni umunsi w'amateka umuntu atakwibagirwa niwo munsi twabatirijweho 97 tubatirizwa hari igikondo kuri ADEPR bari badutije Yorodani ariko twari twigiye inaha twigiraga inaha imurambi nyine mu gashyamba tujya kubatirizwa hariya badutije Yorodani Imana ishimwe ubuhamya ugenda utubwira hari ubundi waduteguriye bw'ubuhamya nabwo utatubwiye ubu murakoze sinzi niba ubuhamya burahari ariko nyine ubwo urumva ko nari ubuhamya bw'imigari mbese ukuntu byagiye bigendekera ukuntu Imana yagiye itubeshaho ukuntu Imana yadutunze sinabwe n'ukuntu naje kugira ngo ajya yenda nkoramo n'ikiyede mbese ibyo byose ni ibintu umuntu aba yaraciyemo kandi burya umuntu utazi yava ntabwo yamenye iyajye wabaye n'umuyede byagenze hehe icyo gihe ibyo bikorwa byagenze bite nge nabayeho n'umuyede urumva ko nyine nakubwiye ngo muri iyi nzira tugenda duhuramo n'ibintu bitandukanye naje kubaho n'umuyede buriya nakubwira ngo bubaka nk'imidugudu ya midugudu yo kwa Rujugiro abana yikozemo akazi k'ubuyede rwose ndabyibuka neza nikozemo akazi k'ubuyede igihe kirekire kuko mw'iyo mibereho yose twagize nari mfite mukuru wanjye yaje gupfusha umugabo mukuru wanjye noneho nsigarana abana be nza gusigara ndera abana be ngombwa ko n'abana be ngewe mbarera abana be ngiye nsigara ngiye urimo kubarira muri kwa kurera abana rero umva ko byabaye nko gusubira hasi ngiye kurera abo bana kubera ko mukuru wanjye niwe wapfuye deje mukuru wanjye niwe wapfuye apfa arimo kubyara uwo mwana akimara kumubyara rero amaze gupfa umva ko byangemwe ko mudera abana bari ngewe bajya ku mutwe ndabarira muri kwa kurera abana rero nibwo nakoze iyo mirimo yose kugira ngo abo bana babeho nabareze bundi atarabangira abamukuru wanjye nangira mbarera nkajya mu kazi k'ubuyede ngo babeho abana ndabarera barakura ubu kugeza ubu ngubu n'abagore ubu ngubu n'abagore n'abana babiri n'abadamu bose barabyaye Imana ishimwe cyane hanyuma icyo gihe wahembwaga gute umukiyede waguhembaga gute umukiyede twahembwaga 700 ku munsi twahembwaga 700 niyo twahembwaga 700 urumva ko nari maze gufata inshingano zo kurera abana kuko nyine nakubwiye bwa buzima narumva ko nari mbonye izindi nshingano zo kurera abana urumva ko nabyo byari ubuzima butoroshye gukora kugira ngo uburere abo bana babeho ya 700 urumva ko niyo twavanagamo muri kimwe cyose cyadutungaga ndabarira kandi abana barakura kugeza ubu ngo abana barakuze bameze neza umwe abyaye 3 undi abyaye 2 undi abyaye rimwe urumva ko Imana yatugiriye neza murashimira Imana nibyo hanyuma umuntu wumva ubuhamya yakuramo irihe somo wenda urumva wamubwira iki muri make umuntu wumva ubu buhamya isomo yakuramo ni ukumva ko nta hantu kure habaho Imana itakura umuntu ushobora kuvuka nabi ariko ugakura neza ushobora kuvukira mu buzima buciriritse butari bwiza ariko Imana ikakuzamura ikakugirira neza ikaguha agaciro Imana ishimwe ushobora kwisuzugura uvuga ngo ngiye sinize byagenda gute na gute ariko Imana ikorera mu bize no mutarize Imana igatanga umugisha ni Imana itanga umugisha mu mujyi no mu cyaro Imana ishimwe ni Imana iha umugisha umuntu wese ugiye yisatira Imana nishimwe rero ko kwa Yesu hari ibintu byose twaburiye rega muri iyi si kwa Yesu umaze kwizera Yesu agenda kugirira neza agenda kurengera agenda gutabara agenda guha n'ibyo utari ufite Imana yacu nihabwa icyubahiro ndumva rero umuntu waba akeneye nk'ibitekerezo yakumva ko Yesu atabara Yesu ajya kuri hasi akageza hejuru Yesu kandi ajya rera abana bagakura urumva ko ngenda nareze n'ipfubyi zirakura urumva ko Imana yangiriye neza
imana yacu nishimwe. ubwo birasaba iki umuntu ushaka gutera imbere nk'uko wateye imbere ubyitwayemo ute, asabwa iki kugira ngo nawe atere imbere? ubundi gusaba ibintu bituma umuntu atera imbere, cyambere no kwitinyuka. urumva ko ngiye nitinyutse nafite ubushobozi buhagije, nitinyuka nangiye gucururiza ku isombe, nitinyuka mbese mu bintu biciriritse, nditinyuka ngenda nzamuka, nditinyuka ngera mbese ku rugero nanjye nagira umumaro abandi. urumva ko mbisaba mbese kwitinyuka, ukumva ko nawe ushoboye. muri make ukavuga ngo nubwo navukiye ahantu haciriritse ariko nanjye ndashoboye, nubwo navukiye mu muryango udafasha ariko nanjye nagera kuri, Imana ishimwe. ukumva ko mbese nutsikamirwe n'ibihe n'amateka y'ibyakuranze cyangwa se naho wanyuze cyangwa se n'ukuri, ukumva ko kugeza n'uyu munsi ushobora gutinyuka nawe ukagera ahandi hantu wakwigeza bitewe n'uko nawe witinyutse. Imana itugire neza. Numvaga ariyo nama nagira abantu, mbese ngiye nk'umuntu wakumva ko atagira aho yakwigeza, umuntu wakumva ko yahora asabiriza hoya, ntabwo ari biza gutega amaboko. Ikiza ni ukwitinyuka nawe muri dukeya ufite ukatubyazamo umusaruro, ukagira ahandi hantu wagera. Imana nishimwe. hari ikindi gice cy'ubuhamya tubwire, nta kibazo, mwisanzure mutubwire ubwo buhamya uko bumeze, aho bwatangiriye urugendo rwose. Urakoze cyane. ubwo nyine urumva ko aho twari turi hose nakubwiraga ko nari ndi mu rugo nakubwiraga ko nari ndi mu rugo ndi iwacu. nari ndi mu rugo ndi iwacu, ariko naranasengaga kuva 97 nari umukristo, narasengaga muri make, narasengaga, nabayeho mu buzima bwo gusenga, mbaho mu buzima mbese ndakura, mbaho mu buzima bwo kubaka urugo ndarwubaka nyine, nkora ubukwe nk'abandi, nkora ubukwe bumeze neza rwose, bwari bwiza. ubwo nakoze ubukwe nza kwitwa umugore, ndanabyara mbese muri make. Imana rero tugirire neza. muri uko kubyara mfite abana 5, ubu ngubu tubana hano. muri make mfite abana 6. hari umwana mukuru tutabana, n'abandi bana 5 tubana ahangaha. ubwo sinzi aho ushaka kuvuga. umutoya angana gute? umukuru umutoya afite imyaka 7. umutoya nari muri 25 gutyo, umukuru ari muri 25. umutoya afite imyaka 7 agiye kugira 8. yego. ubuhamya se bwo mu rugo bimeze gute? wahuye n'ibigeragezo mu rugo se? wahuye n'ibyiza gusa? urugo byagenze bite? muri make mu rugo ntago navuga ngo nahuye n'ibibi cyangwa se n'ibyiza, ibyo nahuye nabyo n'ibyo abandi nabo bahura nabyo, ariko nabayeho nyine ndashaka n'umugabo wanjye dukundana, tubaho mu buzima buri hasi. urumva ko ubwo buzima twatangiriyemo bwari ubuzima bwo hasi, bwo gupfundikanya. twashakanye dufite inzu imwe y'icyumba na salo, ndakeka nuko twari tumeze dushakana. mbese nari mfite umugabo yakoraga akazi ka gifundi, ariko nawe yari umukristo mbese usenga, nawe yarasengaga. tubana muri ubwo buryo, tubyara umwana wa mbere, tubyara umwana wa kabiri, tubyara umwana wa 3. noneho rero urumva ko bwa buzima, kuko nagize urugo rwiza, niko navuga rwari rwiza, kuko natunze umugabo duhuza, twarahuzaga. nuko ngo twaricaraga tukaganira, tugapanga ngo uyu mwaka turakora iki ngiki. urumva ko ubwa bucuruzi nakoze naje kubukomeza, ntabwo nyuma yo kurera abo bana naje gukomeza ubucuruzi, ntabwo naburetse. noneho urumva ko nabaye umucuruzi ufite n'urugo, umucuruzi umeze neza. nkajya njyana imodoka muri Kibungo nkarangura, nkaza ngacuruza. nyine ubucuruzi bwanjye buba muri ibyo bintu by'imyaka, nibwo nagiye nkunda gukora. ndakomeza mbese nkajya ngenda nkazana imodoka ngacuruza, twubaka urugo rwiza, mbese turafatanya, turahuza kuri buri kimwe. hari ibintu rero twajyaga tugira nyine byo, ubundi hari ukuntu abantu bajyaga babaho mu kubaka, bajyaga bubaka mu ijoro nko muri 2 gutyo, 2002. ubu ni 2002. hari ukuntu habayeho kujya abantu bubaka, mbese bakubaka. muri iyo minsi rero natwe Imana yaduhaye ubushobozi, iradufasha njye n'umutware w'iwanjye. nubwo twajyaga duhuriza ku kintu cyitwa niba ngiye ndimo gucuruza, nawe akaba bari mu by'ubwubatsi. ndabyibuka twajyaga dupanga nk'umushinga, tukavuga ngo umwaka ngiye nzakora ibyo gutunga urugo, nawe akavuga ati nanjye nzashaka iterambere. tukicara tukagura bije yacu y'umwaka,
tugakora bije y'umwaka kandi bije dukoze ikazagenda nk'uko twayikoze rwose Imana ikadushyigikira kubera ko n'ubucuruzi bwari bumaze kujya bugenda cyane mbese ndi nko mu gihe cyo kurangura kabiri mu cyumweru bya bindi nazanye bikaba byashize mu cyumweru nkaba nibara nk'ibihumbi 100 nungutse urumva ko byari ibyo ngibyo n'urugo n'umutwara akora byari ibyo ngibyo rwose tubaho neza dupanga imibereho yacu tunabaho biranemera tugenda twaguka tugapanga ngo uyu mwaka tuzakora iki tukagikora agapanga uyu mwaka tuzagura ikibanza ahangaha tukakigura mbese nukuvuga ngo yaje ari nk'igisubizo no mu muryango Imana ishimwe yaje ari nk'igisubizo no mu muryango aje noneho nawe yisanga no mu muryango aba musaza wanjye mbese mu rugo aba n'umujyanama mu rugo aba umujyanama mu rugo mbese arakundwa cyane turakundwa mu rugo ibintu bigenda neza nuko nyine ibintu bigenda neza tugenda dutera imbere turaguka turatura nawe yari yatangiye ari mu buzima bubi bukodesha ariko nyine aza kugirirwa Imana mu mugisha tuza kujya mu buzima bwo kwibeshaho natwe Imana itugirire neza. Mwatangiye mukodesha inzu? Twatangiye tudakodesha twatangiriye aha dutuye dufite icyumba kimwe na salo ariko ngira ngo urabona ko ari amazu menshi twatangiye dufite icyumba kimwe na salo nicyo twashakaniyemo mbese muri make kimwe na salo nacyo twazaga nawe twafatanyije kucyubaka nicyo twatangiriyemo icyumba kimwe na salo Imana igenda idushyigikira igenda itwagura hano ubu twahaje ari ikibanza kitarimo ikintu kirimo ako kazu kamwe gusa noneho Imana igenda idufasha tugenda twaguka tugenda twushyiraho utundi tuzu tugenda twubaka nyine twarahuzaga mu buryo bufatika twarahuzaga tugahuriza ku kintu kimwe tukagikora tukagigeraho icyo twagambiraga gukora cyose twarakibonaga mbese twakigeragaho yego. Hanyuma ubu ngubu mubayeho mute ubu ngubu ubuzima nyine ukuntu byaje kugenda ntabwo byaje kugenda neza nakubwiye ko mu nzira habamo ibitunaniza n'ibitugura mu nzira hagenda habamo ibintu mbese muri iyi nzira ya Yesu nakubwiye ngo harimo ibyiza n'ibibi niko nakubwiye harimo ibintu byiza hakabamo n'ibibi muri bya bibi rero nanjye naje kugerwaho n'ibibi aza kwitaba Imana tumaze gutera imbere aza kugera mu gihe mbese uvuga ngo muri iyo myaka twari tugezemo twaje kugera mu gihe cyo kugura n'imodoka turayitunga imodoka yacu ubwo hari muri 2003 hari muri 2012 twaguze imodoka urumva ko twari tumaze gutera imbere yajyaga kubaka nanjye nkajya mu bindi tugenda dutera imbere tugeze tubona ko ubuzima tugezemo ari ubuzima bwiza twe tumaze kugera mu buzima bwiza kandi rwose pe ari umwana mwiza ubona ari nta kibazo gihari ubwo rero tumaze kugera muri ubwo buzima ukuntu byaje kugenda iterambere naryo burya rijya rihitana abantu twaje kugera mu gihe tugura imodoka twumva nyine ko ubuzima buhindutse tugiye kubaka tugakora ibindi bitangaza turimo dukora na pura tugiye gukora ubwo rero muri ubwo buzima twagezemo aza kugenda twara imodoka ibintu bitangira kugenda biba nabi ya modoka twaguze aho kugira ngo iduteze imbere ahubwo yaje kuduteza inyuma ni ukuvuga ngo twaguze imodoka 4 n'igice byaje kurangira ihagaze 9 kwa kundi twumva ko tudasaba umunyu noneho twaje kugera nyine ntabwo twasabye umunyu kuko dufite hirya no hino bidufasha ariko twaje kugera muri bwa buzima twitaga ko tugiye kubaho neza atangiye kunyambwira ati jya ugabanya kugenda gukora akazi kenshi cyane ukore gake uruhuke kubera ko aho tugeze ntabwo twasonze urumva ko ubuzima bwo gucuruza uko ngenda nacuruzaga byasabaga kugenda saa 8 z'ijoro twabyukaga saa 8 z'ijoro kubera aho twaranguraga urumva ni kure kandi byasabaga ko saa 4 twabaga twavuye twagarutse twageze inaha ngatangira kumbwira ati genda ugabanya ibintu by'ingendo imibereho tumaze kuyibona ntago tuzicwa n'inzara bana tubyana ntago bazicwa n'inzara gabanya ibintu by'ingendo ujye ugenda gakeya ukore mbese ibiciriritse urumva ko yatangiye gutekereza ati dukora mbese ibintu bitakuvuna cyane tuvuga ngo imodoka izadutunga byarangiye rero ya modoka tuguze itunaniye iratunanira ibyo twitaga ko bigiye kuba byiza bihinduka bibi mbese nabe biramuduruga mu bwonko yabananiye gute nyine yaratunaniye kuko ibyo twayitezemo ntabwo ari byo twayibonyemo ntabwo ibyo twayitezemo twayibonyemo ahubwo umva ko niba tuyiguze 4 n'igice ikagera kuri 9 ikatunanira tukayiparika bikarangira tuyigurishije 1 n'igice urumva ko byari twari tumaze guhomba twari twinjiye mu gihombo gikomeye Imana itugirire neza muri kwa kwinjira mu gihombo rero nyine urumva ko byarahindutse nk'umuntu watangiye gufatisha nk'agafaranga urumva ko byarahindutse yatangiye kugenda asaba ibitekerezo mu bantu asaba ibitekerezo mbese mu bandi bagabo birangira nyine nawe abaye nk'umuntu utagize mbese yabaye nk'umuntu usubiye inyuma yabaye nk'umuntu usubiye inyuma
mu nzira asubira inyuma aracogora nawe atangira no kunywa ibintu by'inzoga mbese aracogora mu rugendo aracogora mu rugendo ariko nubwo yacogoye ntabwo yigeze yikuraho kuba ingeso nziza yari umwana mwiza ari ingeso nziza ari nta kibazo cye rwose ariko mu rugendo rw'agakiza asa n'ubiparitsemo asa n'ubiparitse gakeya ubwo rero nuko twaje kubaho dukomeza muri ubwo buzima tubaho gutyo n'ubu nta kintu byari bizotwaye ntabwo twari tubuze icyo kurya ntitwari tubuze n'icyo kunywa twari turiho imana yacu nishimye. iyo modoka yaje guhomba biturutse kuki? yaje guhomba biturutse kuko twayiguze urumva ko twayiguze yarakoze iza gupfa ipfuye dushaka mbese ibyo kuyikora muri kwa kuyikora kugira gute niho twahombeye iza gupfa burundu birangira itunaniye turayiteza nyine urumva ko twaranye tuyiguje $1.5 million yego birumvikana umutware byaje nyuma warutugereje aho byari yamaje kuhinduka byari nyuma byaho byagenze gute? nyuma yaho urumva ko yaje kuba nk'umuntu mbese ibibazo bibaye nkaho bimudoroze nk'ibyo byose urebye ibintu byose byagiye byura ko imodoka urana n'inshuti mbi zitangira kugenda zimuyobya guhinduka mvuze se ukundi ntabwo ahindutse mu rugo ntabwo yigeze ahinduka mu rugo wenda guhinduka ni nk'uko twebwe turakijijwe turabarokore bujyana no gusenga n'umuntu igihe kikagera ukabona ntabwo umuntu akijya gusenga nk'uko yajyagayo ariko mu buzima busanzwe hari ingeso nziza nta kindi kibazo gihari kuko rwose ndabyibuka yamaze nk'umwaka w'inzoga nanabizi ko azinywa kandi ataha mu rugo nyine kubera kuko burya akenshi kugira ngo umenye umuntu nuko yakubwiye nabi nuko umuntu aba yakubwiye nabi cyangwa se hari ikintu yakwimye agifite ubwo rero nicyo gituma umuntu ushobora kumenya umuntu vuba njye rero ntacyo yigeze anyima ibyo yabonaga byose n'ubundi ko twapangaga n'ubundi niko byakomeje kugenda niko twakomeje kubaho niko twakomeje kugenda ubwo rero muri uko nyine yaje gukora impanuka yitaba Imana muri 2015 yaje kwitaba Imana yakoze impanuka nyine nuko byarangiye yego birumvikana mwihangane n'ibyago mwagize nyuma yaho mwaje gukomeza guta urugendo rw'ubuzima nyine urumva ko nyuma ya 2015 urumva ko urugendo rwabaye urugendo rugoye rwabaye urugendo rugoye ariko ubwo urumva ko nemaze kugira abana 5 turimo tubana hano rwaje kuba urugendo rugoye nuko ngo ubundi ubuhamya rugiye ufite ibintu byinshi cyane byo kuvuga bigiye bitandukanye ariko muri make ntabwo twabivuga byose ngo tubirangize umuntu agenda avugamo ingingo ubu ni ingingo z'ingenzi kuko tubivuze nuvuga ngo nihereye mu hasi nkabivuga byose n'ejo twahageze rero ubwo umuntu agenda avugamo iby'ingenzi biringaniye ubwo rero muri ubwo rugendo nyine urumva ko amaze kwitaba Imana 2015 urumva ko nisigaranye inshingano zikomeye muri make twajyaga dusenga Imana ivuga ubundi twebwe Imana dusenga iravuga Imana dusenga irakora Imana dusenga iratuyobora mbese nuko ngo dusenga Imana iguha icyerekezo Imana dusenga iguha icyerekezo uzagenderamo ubwo rero muri 2014 twajyaga tujya gusenga Imana ikambwira ngo abana bawe bazigishwa nanjye Imana ikambwira ngo abana bawe bazigishwa nanjye noneho nge nkibaza impamvu Imana imbwira ngo abana banjye bazigishwa n'Imana kandi hari ishuri twari dufite rinakomeye no kuri iki gihe dufitemo imigabane numvaga mbese umwana wese nagombaga kubyara yagombaga kwiga muri iryo shuri paka arangije primaire noneho tukarwana na secondaire noneho Imana igira ubwenge bwinshi iza kumbwira ngo abana bawe bazigishwa nanjye nkajya nibaza impamvu Imana imbwira ngo abana banjye bazigishwa n'Imana kandi nzi ko dufite n'ubushobozi bwo kubigisha urumva ko nubwo twanyuze mu ibyo byose nubwo twaje guhura n'agahombo gatoya ntabwo twigeze duhomba ngo ntabwo twakennye muri make ntabwo twigeze dukena ngo tugere hasi ni kwa kundi wenda witeguye ngo ugiye kubaka inzu igeretse inzu n'uyubake ariko nta gihombo uba ugize kuko n'ubundi mu buzima busanzwe uburya bisanzwe ubuzima babukomeje ubwo nakubwira ngo nicyo gihombo mbese twageze ariko kivuga yuko tutigeze ducirika ngo tugere hasi oya ntabwo twaciritse ngo tugere hasi nyine ubwo urumva ko Imana yarambwiraga ngo abana bawe bazigishwa nanjye mwibaze se Imana kuki Imana imbwira ngo abana bazigishwa n'Imana niyihe mpamvu yego ubwo rero nkajya mbese nsenga muri make ubuzima bwanjye no gusenga nanjye nkunda gusenga cyane mbeshwaho no gusenga ubuzima bwanjye no gusenga ntabwo nigeze ndeka gusenga mu mibereho yanjye kuva nyijijwe nagiye nkunda gusenga nkunda kubana n'Imana Imana ikunda kujya imba bugufiya muri ya nzira nakubwiye ya Yesu tugenda tunyuramo akagenda ankomeza agenda anyobora agenda ngirira neza agenda ambwira umwifato mbese agenda ambwira icyiciro tugiye kugeramo
ubu abantu bafite amasezerano y'Imana izabakorera bitewe n'uko babanye na Yesu. Imana ishimwe, iyo ubanye na Yesu aguha umurongo, aguha icyerekezo. Ubwo rero nibyo nari ndimo kukubwira, nari ndimo nibaza ukuntu abana bazigishwa n'Imana, nkumva biracanze kandi dufite ubushobozi bwo kubarihira. Ubwo rero nyine Imana iravuga tukabyumva, tugategereza icyo Imana itubwiye nyine. Ariko nyine ukagiramo no kwibaza ese kuki Imana imbwiye ngo abana banjye bazigishwa nayo. Ariko Imana burya bifite umugambi mwiza kandi bifite impamvu ikubwiye icyo kintu. Imana ifite impamvu ikubwiye icyo kintu. Ubwo rero byaje kurangira, urumva ko nyine byaje kurangira 2015 yitabye Imana. None amaze kwitaba Imana rero nza kubona koko bya bindi byose nitaga nk'umugisha, urumva ko nago twongeye kunguka nkuko twungukaga, nago twongeye kwaguka nkuko twagukaga. Muri make njya mbyibuka yanasize hano hose haraguye, kino gipangu cyari kimaze kugwa, hari hamaze kugenda. Ariko Imana ni nziza, Imana ni umubyeyi. Hari hamaze kugwa yitaba Imana, mbona asigaye mu bibazo, mbona asigaye mu madeni, mbona asigaye mbese mu tuntu tugize tutamesheje amahoro. Sigarana babana, umwana mukuru ubu yiga mu wa 4 secondaire, arangije wa 4 secondaire. Icyo gihe yigaga mu wa 5. Ubwo urumva ko yari mu wa 5 primaire. Ubwo rero icyo gihe nangira kugura n'ikibazo rero sasa. Nangira kugira Kabya yarageze hera. Dukomeze mutubwire uko abana mwahoze muvuga ati Imana yarababwiye ngo izabigisha, bimeze gute, byagenze gute? Imana ivuga ijambo ikaririnda kandi ikarikurikirana. Imana yarinze ijambo yavuganye nanjye, imera abana kwiga. Ubu ngubu abana banjye bariga, bameze neza rwose, nta kibazo dufite. Mbese muri make abana bariga. Nkubye ko uwa mbere uwari mukuru yigaga mu wa 5, ubu ngubu ari mu wa 4 secondaire. Uwo mukurikiye ari mu wa 2, ubazajya mu wa 3. Ubwo urumva ko Imana yakoze ibintu bidasanzwe, irindi ijambo. Ubundi iyo uri inshuti na Yesu muragendana nawe gusiga. Imana ishimwe. Hari muri byo ngende Yesu dufitanye amateka y'urugendo twagendanyemo. Nuvuga ngo Yesu dufitanye amateka y'urugendo twagendanyemo kuva nyivuka kugeza uyu munsi, hari amateka afitanye na Yesu. Kandi amateka yanjye na Yesu arakomeje n'ubundi, kuko Yesu ni umubyeyi utagusiga mu nzira. Ubu yisa ntago Yesu yasiga mu nzira. Nubwo bimeze gutyo, ntago Yesu yigeze asiga mu nzira. Yesu yagiye abana nanjye mu buryo bwose bushoboka. Yesu yagiye anyubaka, Yesu yagiye angirira neza, Yesu yagiye aneza intambwe, Yesu yagiye mbese yagiye yambereye byose. Nta kintu nigeze mburana uyu mwami. Yambereye umubyeyi, yambereye byose, yambereye inshuti, yambereye umujyanama. Yesu ni mwiza. Iyo umwikomejeho hari ibintu agukorera umwana w'umuntu atagukorera. Muri make ibyo ababyeyi batagukorera, iyo ukundanye na Yesu arabigukorera. Iyo ukundanye na Yesu agutambutsa ahantu bari bazi ko ugiye kugwa. Imana ishimwe. Iyo ukundanye na Yesu akugeza ahantu abantu bari bazi kutagera. Ubundi hari igihe umuntu ashobora kwigira mu kibazo akumva ko ibyo birangiye, ariko burya Imana yacu na igifite kubaho kwawe mu buzima mu kiganza cyawe. Nago kuba biba birangiye, ahubwo Imana ikomeza kugukigikira no kukugira neza no kuguteza intambwe, kuko iyo usigaye witirirwa Imana, Imana ikora ibidasanzwe. Imana itugirire neza. Imana ikora ibidasanzwe, Imana irakurengera, Imana irakwambika, Imana ikagusiga. Ngewe njya mbyibuka nko mu myaka 17 gutyo. Muri 17 nari umukecuru ushaje burundu rwose. Muri 17 bazaye muri 17 kuyisazamo. Muri 17. Ariko uyu munsi Yesu iyo umwikomejeho aguhisura kugirira neza, aguteza intambwe, aguha icyubahiro utarufite. Imana ishimwe. Yesu aguha icyubahiro, akaguha igitinyiro. Iyo utiyandaritse ugakundana na Yesu mukagendana mu rugendo, n'umusige mukagendana uko akuyoboye akaba ari kugenda, Yesu ntabwo agutakaza mu rugendo, ahubwo arakomeza akagushorera paka kugejeje ku mugambi wayo. Ko namenye neza ko nta kintu gishobora kuba ku mwana w'umuntu Imana itagifitemo uruhare. Ntabwo bishoboka. Buriya ibintu byose bitugeraho Imana ibifitemo uruhare. Nta kintu cyakugeraho kitanyuze ku Mana, kuko mu rugendo rurerure nyine mu buhamya umuntu agenda acamo muri makeya, ariko hari ahantu twagiye tugendana na Yesu ukabona ko Yesu agufasha ukuboko, ukabona kwambukirana utari kwiyambutsa. Imana itugirire neza. Hari aho twageze nta byiringiro byo kubaho dufite, ariko Yesu aturemera ibyiringiro bizima. Imana ishimwe. Imana igitanga ibyiringiro bizima, Imana igidufasha, Imana igidufatika dukomeza. Nuko ngo ikintu nabwira umuntu wahuye n'ibibazo nk'ibyanjye, namubwira gukomera, kubera ko amaboko y'Imana ayabana ajya abasha kurangira. Nyine urumva ko ushobora kugenda n'umugabo mu nzira mukundanye mubanye neza, urugendo rwe rukarangira,
ariko niba urugendo rwe rurangiye ntabwo urwaye rurangiye kubera ko amaboko y'Imana arakomeza akagufata. Imana ishimwe, amaboko y'Imana akomeza akagufata akagushorera. Ntabwo amaboko y'Imana yakurekura atarakugeza ku mugambi wayo, ntabwo bijya bishoboka. Ahubwo amaboko y'Imana y'abantu bose arananirwa, ayishuta akananirwa. Iyo umuntu ari mu kibazo n'inshuti zimuvaho n'abavandimwe bakagenda, mbese ukamera nk'umuntu usigaye mu bwigunge. Ariko amaboko y'Imana ntabwo ajya turekura. Tugumana n'amaboko y'Imana mu cyiciro tugezemo, tukagendana n'amaboko y'Imana. Waba ugize ikibazo watabaza Imana ikaza yihuta. Imana ishimwe, Imana igitabara. Imana igitabara, iyo utabaje iragutabara kandi ikazi kabana nawe. Iyo wemereye kuba inshuti y'Imana mukagendana, ntabwo igusiga mu nzira. Imana ishimwe rero nanjye ntabwo igeze isiga mu nzira. Nubwo bimeze gutyo, hari amaboko y'Imana ari ku buzima bwanjye. Imana ishimwe, hari amaboko y'Imana ari ku buzima bwanjye, hari igitinyiro cy'Imana kiri ku buzima bwanjye. Ni ukuvuga ngo Imana imbese imbereye byose, imbereye byose, kuko hari n'ibintu utansomamo ngewe, kuko hari n'abagabo bangisha inama kandi ndi umuntu w'umugore kubera amaboko y'Imana. Imana ishimwe, amaboko y'Imana ni magari ku buzima bwanjye, ni magari ku buzima bw'umuntu wese wahuye n'ibibazo, ni magari ku mfubyi. Amaboko y'Imana ni magari ku bakene, ni magari no ku bakiri. Imana igera ahantu hose ubundi. Imana ishimwe. Abantu bashakanye ushingiye ku buryo wagiye ubana n'umugabo wawe mbere, bashingira kuki kugira ngo nabo batere imbere? Muri make ikintu bashingira kugira ngo batere imbere ni uguhuza mu rugo. Ubundi ikintu cyica urugo ni ukudahuza. Iyo habayeho mu rugo gukingana nk'utuntu, uri umugore ugatangira gukinga umugabo wawe, n'umugabo agatangira kugira ibyo agukinga, niyo handi havuka ingeso mbi zo kutagira ikintu muhurizaho, hakazamo no gucana inyuma. Kubera iki? Ko habuze ubwumvikane mu rugo no koroherana. Ubundi mu rugo umugore n'umugabo baba basaba guhuziriza ku kintu bagiye gukora. Niba ari inama bakayijya, ubundi urugo rutagira inama rusenyuka vuba. Urugo ruticaye hasi ngo rujye inama, ruganire ku bibazo rufite, ruganire ku iterambere, ruganire ku bana babyaye, ruganire uko bazabaho, ntabwo rujya rukomera bujya rusenyuka vuba. Kandi burya ubundi mu mateka y'umugore, ubundi umugore akwiye kuba ari umuntu uciye bugufi. Iyo ubaye umugore w'ingare nuciye bugufi ngo wumvikane n'umugabo wawe, ntabwo urwo rugo rukomera. Nizango wumva ngo zasenyutse buri munsi, kubera iki? Ntabwo habayeho kumvikana no guca bugufi ngo bahurize ku kintu kimwe baricyo bagenderaho. Iyo niyo mpamvu ya mbere isenya urugo. Iyo niyo mpamvu bituma iterambere ritagera mu rugo, ni ukudahuza no kutumvikana no gucanirana inyuma. Ibyo bituma urugo rusenyuka rwose rukarangira. Hanyuma abagore bo bashobora kugira ibyago nk'ibyo wagize bakabura abagabo, ni inama ki yo kugira ngo bagumye bakomere batere imbere? Urakoze cyane. Uyu munsi wa none nagira inama abagore zo kwiyubaha. Itambere ni ukwiyubaha. Icyambere ni ukwiyubaha. Niba ubuze umuntu mwashakanye ukamubura mukundana, icyo nakugira inama ni ukwiyubaha, ukumva ko nubwo hari amaboko ubuze ariko hari amaboko y'Imana agufite. Iyo umaze kumenya ko hari amaboko y'Imana agufite rero ubasha gukomera, ubasha kwambara imbaraga. Niba usigaranye aba bana asigaranye ibyanga bikunda, abana ngomba kubabeshaho. Ubwo iyo umaze kubona ko abana usigaranye bareba rero, bisaba kwitinyuka, mbese ukivanamo, niwite nk'umupfakazi ngo yaranwe n'agahinda. Ubundi ntuheranwe n'agahinda, ukitinyuka, ibishoboka byose ukabikora kugira ngo abana bawe babaho. Ni uko nyine biba bisaba umudamu uhuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo, biba bisaba ko yitinyuka akambara imbaraga agakora, niyumve ko ari wenyine, bamuvuga batamuvuga, bamuseka batamuseka, we gusa agatinyuka akareba imbere akabana n'Imana neza. Kuko iyo ubuze umuntu wakugiraga inama uba usigaranye Yesu. Ubu usigaranye Yesu nk'umujyanama mukuru. Yesu rero yakugiriye inama ntabwo ujya uyoba. Niyo mpamvu nakubwiye ngo wese yakugiriye inama ntabwo ushobora gusigara mu nzira, nta nubwo yagutakaza. Wamwemera akakugira inama wahuye n'ibibazo, Yesu akuyobora inzira nziza kandi akakugeza ku mugambi wayo. Ni ukuvuga ngo iterambere utagize uri mu rugo rwawe uri kumwe n'umugabo, Imana yari kugezaho. Ubaye hamwe na Yesu ukamuha inshuti, iterambere utagize cyangwa se aho byacumbikiye, Imana yabicumbukura ukazamuka kubera ko wayiringiye ikakugira inama. Imana itugirire neza. Nge rero abo bantu nabagira inama yo gukomera ku munsi mubi, noneho bakiyungamo imbaraga, bakiyubaka, bakamenya ko nubwo batakaje amahirwe ariko Imana ifite andi mahirwe yo kubarengera ku buzima bwabo. Ndumva rero nama nabagira no gukomera no kwitinyuka, ukita ku bana bawe, ukamenya ko abana bawe ari wowe bareba nta wundi muntu bareba, mbese ukamenya ko ubuzima ari wowe buhereyeho, ukiyubaka muri ubwo buryo. Ndumva rero nama nabagira, kuko akenshi niyo umuntu agize n'ibibazo, hari igihe abantu bagusezeranya ibintu ntibabisohoze. Hari abagusezeranya ntibabisohoze, abagusezeranya ngo bazakwishyura amashuri y'abana ntibabisohoze, abagusezeranya bazakwishyura mituweli ntibabisohoze. Muri make ubuzima ubugezemo buba ari ubuzima bw'ishuri. Mu ishuri rero, burya mu ishuri habaho kwiga neza, ugakurikira mwarimu wacu ni Yesu. Iyo ukurikiye mwarimu neza rero aguha gutsinda ibizamini byose uhuye nabyo. Imana itugirire neza. Turabashimiye kuri iki kiganiro muduhaye. Ni ubuhamya burebure ariko mwagiye mubica mu bice
kugira ngo tubashe gufatanya n'abadukurikiye babwumve, hari ubundi butumwa bwa nyuma mwaduha tugana ku musozo? Ubutumwa bwa nyuma nabaha, nabwira mbese abantu babonye ikibazo nk'icyo ngo nibakomere kandi biyubake, biyumvemo imbaraga, bumve ko turi kumwe n'Imana. Nabwira ipfubyi ngo nizikomere, nabwira abantu bananiwe mu rugendo bumva ko byacitse, nababwira ngo nibakomere, amaboko y'Imana aracyahari. Ndumva icyo nababwira ni ukubabwira ngo nibagere Yesu inshuti, Yesu azabageza kure, Yesu azabarengera kandi azabatabara. Ndumva aricyo nagira inama aho abantu baba bakurikiranye ubuhamya bwanjye, nababwira ngo nibakomere, Yesu aracyari umwami. Nubwo hari amaboko babura, ariko amaboko ya Yesu ahora azamuye. Imana itugirire neza, ntabwo amaboko ya Yesu ajya ananirwa, umwiringiye akubera ubwishu kandi akubera ubwugamo. Imana nishimwe. Imana ishimwe cyane. Reka rero twiragize Imana, hanyuma mudusengere mudusabira n'umugisha. Turagushimiye Data wa twese Imana, turakunezerewe Nyiringabo, turaguhimbaje bwugamo bwacu, turaguhimbaje byishimo byacu, turaguhimbaje mahoro yacu. Tugushimiye kuri Imana ya hafi ukaba n'Imana ya kure. Tugushimiye umugambi wawe mwiza ku buzima bwacu. Turakunezerewe, umugambi wawe ni neza nibambe, wowe utajya wirengagiza umutima umenetse, ugutakira ku manywa na nijoro. Ushimwe Mana, ushimwe kuri Imana itasiga umuntu wayo mu nzira. Ushimwe kuri Imana idukurikirana ku manywa na nijoro. Ushimwe kuri Imana iturwanirira. Ushimwe kuri Imana iturengera. Ushimwe kuri Imana ituvuganira. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu munsi turagushimiye Mana, turakunezerewe kandi Mwami Imana yacu. Aba bene Data twakoranye iki kiganiro tubasabiye umugisha, ubahereze kwaguka mu izina rya Yesu. Ibyo bakwifuzaho bibahe kandi Mwami Imana yacu, Data wa twese mwiza, nabo bateze imbere kuri Imana ibishoboye. Turagushimiye kuri Imana Data, ngo nushyirwe hejuru none iteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Hanyuma dusoza, turabashimiye kuri iri sengesho mudusabiye. Hanyuma umuntu kugira ngo mubonane nawe wenda yakumvisha ubuhamya bwawe, yifuza ko wamugira inama, yakubona gute? Telefone yanjye ni 0783771234. Iyo niyo telefone yanjye, yanshakiraho tukavugana. Amazina ninde, musengera he? Amazina nitwa Mukamazima Claudine, sengera kuri ADEPR Murambi, ndi umudiyakoni. Imana itugirire neza. Murakoze. Ni ikiganiro cyari kirekire cy'ubuhamya bw'uyu muvugabutumwa kandi wamenye agaciro ko gusenga, ararokoka, yakira ubutumwa bwiza. Turagushimiye rero, mu by'ukuri nitwongera kubakinira wenda kuri kamera yacu, turizera ko muzaduha umwanya. Nta kibazo rwose, turahari ngo dukorere Imana. Yego, n'abari badukurikiye rero ku Biriho TV turabashimiye kandi twizera ko ibiganiro byacu tubategurira bibanogera. Ibihe byiza rero, ubwo tuzongera ubutaha. Bye bye.